nimuhumure umwami twizeye n'umunyamaboko niwe tangirira kaba n'iherezo mu byaremwe nta kintu kitaremwe nawe turi ibikomangoma ingoma yawe ntabwo izigera ishira ingoma yawe ntabwo izigera ishira ingoma yawe ntabwo izigera ishira mwami Yesu natwe duhanganye na Satani izina rya Yesu tuzanesha ivugiye ikuzimu bose barumva Satani afatwa n'ubwoba bukomeye we n'ingabo z'ababohera ikuzimu bamenya ko ari umwami ufite imbaraga bacinya izina ry'uwo. Amen. Ishyitsi cya Dawidi turakwizeze hareyo umuryango ongera wivuge abizera twese turarindiriye ubuzazugima ya ngoma idashira mwami tukaruhuka umunsi umwe tuzirwa mu isi ariko ntituzayirara umunsi umwe tuzarara mu isi ariko ntituzayirwamo dufite umugabane mu ijuru haleluya bose ifa kwa Mungu dufite umugabane abera dufite wacu isi tuyibabariramo tuyirwariramo tukayuhiramo tukayisongeramo tukayiburiramo abantu ariko umunsi umwe tuzageraho tutazongera kubabara karibu muri ibi bintu mwateganyije Imana ibahe umugisha murakatira kujya byapa bya rutongo oya nakubwiye ni murakatira ku byapa bya rutongo niba rutongo mayire niba rutongo hospital n'ibintu nk'ibyo oya ni kuri ibyo byapa niho muzamukira rwose noneho mukibikata muzamutse murahita mubona akantu k'agapepiniyeri kari aho hafi karaba ikimenyetso cy'uko muri uwo muhanda nimukomaze imbere muraza kugera ahantu hari urusengero rwa ADEPR murakomeza imbere ni nka kilometero imwe
Imana atizigama yakubereye urugero rwiza tuzahora tumwibuka intwari iratashe Theogene umushumba mwiza akoreye Imana atizigama yatubereye urugero rwiza tuzahora tumwibuka intwari iratashe Theogene umushumba mwiza yakoreye Imana atizigama yasubereye urugero rwiza tuzahora Akiri ihumure ihumure Banyarwanda tuzari itorero mwese muhumure imiryango mwese mukomezanye duharanire twese kuzirikana mu misozi iwacu ni mu ijuru duharanire twese kuzirikana mu musozi iwacu ni mu ijuru ariko nitwiyeze dukomeye imitima dufite ibyiringiro no kuzamura iyi nkuru yaduteye umubabaro tukimara kuyumva twarahumye imitima yacu yarahungabanye ariko turakomeye ariko nitwiyeze dukomeye imitima dufite ibyiringiro no kuzamura haciye ihumure Banyarwanda tuzi intwari itorero mwese muhumure
kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru mwakiriye umurengeze bagiye ihumure Banyarwanda tuzi intwari itorero mwese muhumure iryama mwese mukomezanye duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru turibuka Pasiteri Theogene umukozi w'Imana ukuntu yabanye natwe arangwa n'umutima mwiza arangwa n'urukundo arangwa n'ubufura hari byinshi tuzamwibukiraho imitima yacu ibisa amafoto menshi ya Theogene yari umubyeyi mwiza ntabwo tuzibagirwa ivugabutumwa rye ryiza ntabwo tuzibagirwa nka koraleti ukuntu yadukundaga ntabwo tuzibagirwa ukuntu twari duhitse kuririmba akatwemerera isukari nubwo agiye atabikoze turamwibuka pasiteri wacu turamuzirikana urukundo rwinshi yatweretse ahari aruhukire mu mahoro turarangiza dukomeza itorero ryacu dukomeza igihugu cyacu muri rusange dukomeza umuryango umubyeyi abana asize inshuti abavandimwe turabakomeje muri uno mwanya twese twihangana nakire ihumure Banyarwanda tuzi intwari itorero mwese muhumure iryama mwese mukomezanye duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru nakire ihumure ihumure Banyarwanda tuzi intwari itorero mwese muhumure imiryango mwese mukomezanye duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru nakire ihumure ihumure Banyarwanda tuzi intwari itorero ryacu mukomere itorero mwese muhumure imiryango mwese mukomezanye duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru duharanire twese tuzirikana kumisa atari iwacu iwacu ni mu ijuru Haleluya. 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 Y'abaririmbyi basengaga Theogene yabazaniraga isukari akavuga ati muhumure Imana mwasenze ishobora byose ndetse
ndetse rimwe na rimwe akazana imineke kugira ngo bibafashe no mu majwi yabo, nabyo barabizirikana. Kandi ibintu Imana yamukoresheje, Imana ntigira icyuho nk'uko twabivuze, Imana irabizirikana. Imana ibahe umugisha mwese, Imana ibagirire neza. Yewe hari ibintu bibiri ngiye kuvuga kugira ngo ntange mikorofone. Hano hatarubakwa twari duhari igihe nawe turazana, twari yaragifite akavatiri k'umweru gatoya. Hano hari igiti tukicaramo dukomeza kuganira tureba hano ukuntu bizamera, nubwo tutazi ibyo kubaka ariko twaza dutekereza ko Imana imushyize ahantu hagutse. Ahembwa amafaranga ya mbere y'ubwarimu, ninjye wa mbere wayariyeho. Yarampamagaye kandi ukuntu ukuri sinkabishe, n'umudamu warabizi. Abwira umudamu we ngo Vedaste twarasenganye, mvuye guhembwa, ndagira ngo mugurire, abwira abana n'umugore we ko Imana yangiriye neza. Amba amafaranga ndetse nantegeka ibyo nyagura. Arambwira ngo ushobora kuba ufite ibibazo ukaza kuyagura ibyo ntatekereje. Turajyana Nyabugogo, Imana ni nziza. Aguramo kawunga, aguramo n'amavuta. Amafaranga yari make ariko akora ibyo bintu uko ari bibiri. Ndatega ndataha, nari ntuye i Gahanga. Yakoze ibindi bikorwa bibiri kuri njye, bukeye arambwira ngo aje kunsura, ariko mpamagara ageze ku muhanda. Yari yazanye igitoki mu modoka, yazanye ibirayi, yazanye n'amavuta, yazanyemo n'umukati w'abana. Arambwira ngo aje kugusura. Njyewe ngira ngo aracyari kure, ariko yarageze ku muhanda. Arambwira ngo ujya mu modoka. Ndazamuka nyine njya kumureba ku muhanda, turagenda tugeze mu rugo, arafungura, aranabyiterurira. Yiterura igitoki, yiterura ibirayi. Imana izi ko yari inshuti yayo, kandi si njye jyenyine, ni inshuti ya benshi. Twese rero buri wese afite ibintu yazirikana kuri we, ariko afite ibintu byinshi tutazibagirwa. Umukoro twahawe mu ijambo ry'Imana ni ukutubwira ngo natwe dutekereze mu gihe Imana iduhaye, dutekereze ibyo dukora. Imana ibahe umugisha mwese. Twakomeje kubashimira n'abandi bayobozi bacu b'itorero bakomeje kuza, ariko muri uyu mwanya munyemerere twakira umushumba w'ururembo rwacu rwa Kigali, igire bugufi aze atugezeho izindi gahunda zisigaye. Murakoze mushumba. Mwiriwe neza mwese. Ndagira ngo nanjye ntangire mbabwira ngo mukomere kandi mwihangane. Hari abaririmbyi barangije kubiririmba, hari umuryango, inshuti, abavandimwe, itorero. Nta rindi jambo umuntu yabona yavuga mu gihe nk'iki uretse kubwira abantu ngo ni bakomere. Ntabwo ndi gufata umwanya munini kuko tumaze umwanya twumva, hari indirimbo, hari ijambo ry'Imana, hari ubuhamya, kandi tuzakomeza n'ubundi kubyumva muri iyi minsi yose tugiye kumara kiriyo. Nari nifuje rero gufata uyu mwanya kugira ngo hamwe no kubihanganisha, ariko n'abagezeho gahunda, zimwe muri gahunda ziri imbere aha zijyanye n'ikiriyo ndetse
no kuzaherekeza Pasiteri Theogene warangije urugendo. Mu nama twakoze muri uyu mugoroba yari igizwe n'uruhande rw'itorero ndetse n'umuryango. Twemeje ko tuzamuherekeza ku wa gatatu w'iki cyumweru tugiye gutangira, hanyuma tukazamushyingura i Rusororo saa 10. Birumvikana gahunda zizaba zatangiye mu gitondo. Tuzakora gahunda yanditse tuyibagezeho mwese, ariko twifuje kuba tubabwiye imyanzuro ivuye muri iyo nama kugira ngo abantu babe bitegura, abari hafi abari kure. Pasiteri Theogene yari afite inshuti nyinshi kandi zirifuza kuzatabara umuryango. Gahunda zizaba zatangiye guhera saa 12. Abazajya ku bitaro bya Kacyiru nibwo bazaba bahageze, hanyuma nibura saa 3:30 tube turi hano mu rugo. Hanyuma habeho gusezera uko bisanzwe mu muryango. Noneho dukomereze i Remera, niho twabonye dushobora kuzamusezereraho bwa nyuma mu rusengero rw'i Remera. Nibura tube duhari saa 6. Gahunda zo mu rusengero zose zisoze saa 9. Saa 9 duhaguruka i Remera twerekeza i Rusororo, kuko gahunda y'i Rusororo izaba iri saa 10. Izindi gahunda tuzagenda tuzibagezaho, kuko komite yashyizeho n'uburyo iyi migoroba igiye gukorwa. Hari ababishinzwe, tuzajya tuba turi hano n'amakorali, abavugabutumwa, ariko n'abatanga ubuhamya. Hari umurongo rero washyizweho, hari abantu twashyizeho ku muntu ushaka gutanga ubuhamya, abo ukwiye kunyuraho kugira ngo bagushyire kuri gahunda. Rero nuko nguko niyo matangazo numvaga nabaha yihutirwa kugira ngo abantu bayamenye. Ibijyanye n'umugoroba wo kuwa kabiri, umugoroba w'ikiriyo cyo kuwa kabiri, ari nawo mugoroba dushobora no kuzumvamo birambuye amateka ndetse n'ubuhamya bwa Pasiteri Theogene, aho dushobora no kubona na filime documentaire ivuga ku buzima bwe n'ibikorwa bimwe mu by'Imana yamukoresheje bishobora kubwirwa no kwerekwa abantu uwo munsi bizaba, kuko yakoze byinshi. Ntabwo muri uriya mwanya byashoboka byose kubyereka abantu, ariko abantu bazagerageza kugira ibyo bagarukaho. Kubera ko turi kumwe iyi minsi yose, rero tuzagenda tubabwira uko gahunda zizagenda zikurikirana. Reka tubashimire kandi dukomeze dutarame, ariko bafite kugera mu rugo
ndabizi hari abantu bajya kure bataha kure, turaza kubabohora, ariko abari hafi bashobora gukomeza gutarama batarama. Murakoze, ndagira ngo dusenge duhagurutse, hanyuma tuze gukomeza n'ubundi. Umushumba mukuru wungirije w'itorero naze asenge yongera ahumurize imitima y'abari hano. Karibu mushumba. Reka dusenge. Mana isumba byose, nagushimiye ko ari wowe ujya uhumuriza abantu, kandi imitima uhumurije igahumurika. Imbere yawe turi mu muryango wa Pastor Theogene n'abavandimwe n'inshuti, korege, abapasiteri bagenzi be, abayobozi be, ababyeyi, inshuti, abana, umuryango. Ariko tugikomeza kugusaba guhumurizwa nawe, nk'uko tubizi ko ari wowe ugira ibyo bihumuriza. Bamwe turatashye, ariko turasenze ngo wowe usigarane n'umuryango. Abantu tujya tugenda, mu kanya turajya mu byacu, ariko ndasenze ngo wowe ube hafi n'umuryango. Kandi sabe umugisha abakiri kumwe n'umuryango, ukomeze ubakomeze, ukomeze ube inyuma yabo ibyo basize, kandi umwuka wawe urakomeza abane nabo, kugira ngo bakomeze babone ibyo uhumuriza bahumurisha abavandimwe. Urakoze Nyagasani, gendane n'abagiye, ariko ntibasigaye usigarane nabo. Byambaje mu izina rya Yesu. Amen.